urusaku rw'abakuvuga ni ifirimbi itera Imana kugutabara. Komera Imana yacu amashyi. Uzi ko burya urusaku rutera Imana kugutabara n'igihe cyo kugutabara kitaragera. Urusaku ni ifirimbi yibutsa Imana kugutabara mbere yo kugutabara. Komera Imana yacu amashyi. Gusakuza ko bakuvuga abavuga ngo ntibigukwiriye, ibyo nibyo bitera Imana kugutabara. Umva, urusaku rwa Penina ruherutse gutuma Imana itabara Ana. Hari agatabo mperutse gusoma k'imfashanyigisho mu bantu bahanuriye Ana ko azabyara, Penina arimo. Kandi Penina yabihanuye atazi ko ari guhanura. Yafashe abana be arangije arababwira ati mugende muje kunya kwa iriya ngumba, mugende munye no mu muryango muhanye. Utwana turavuga tuti no mu nzu. Penina ati mugende muhanye. Utwana ngo turanya turatondekanya. Tumaze kunya turagenda. Hana sohotse asanga umwanda uruzuye. Hana ahise azamura amaboko avuga ngo ndagushimiye Mana ko n'umwanzi wanje amenye ko nzabyara, kuko umwami Imana izantabara, nico gituma ntamwara. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Mariko. Turasoma ibice bibiri ku murongo wa 3. Ibice bibiri ku murongo wa 3 aravuze ngo haza abantu 4 bahetse ikirema 4, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bari bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari. Bamaze kuwapfumura bamuanuriramo ingobyi ihetswemo ico kirema. 5, Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Amen. Ndashimira Yesu ubwe yavuze ijambo uwo ari we wese atapfa kuvuga. Aravuga ngo yemwe abarushe. Tumenyereye ko abantu bakunda ufite. Iyo umaze kuba imfubyi abantu baraguhunga, ariko we yaranditse aravuga ngo ninjye se w'imfubyi. Iyo umaze gupfakara abantu bagucikaho, ariko we yaranditse ngo ndi umurengezi w'abapfakazi. Harandika ngo yemwe abarusha, agerekaho n'abaremerewe, aravuga ngo nimuze. Mana ishimwe, munsange ndabaruhura. Iyo usomye mu gice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko ku murongo wa 35 hari ijambo rivuze ngo umuseke utambitse. Hanyuma Yesu ngo aragenda aja kwisengera mu butayu. Hanyuma rero avuye gusenga ngo ahura n'uwitwa Petero, aramubwira ati mwigisha, abantu bakubuze. Isata abantu bambuze, ahubwo ngiye kwisubirira gusenga. Ngo Yesu uwo mwanya ari kugirana ikiganiro n'aba Petero, ngo akiza abarwayi benshi, yirukana abadayimoni. Hanyuma ngo haza ikibembe kibonye imirimo n'ibitangaza Yesu ari gukora, kibwira Yesu ngo Yesu wabishaka nanjye wankiza. Maze kubona imbaraga zawe, mbonye kugira neza kwawe. Yesu ngo aracitegereza, arakibwira ngo ndabishaka. Agiha kondisiyo, arakibwira ngo dore urakize, uramenye, ntuvuge. Kibembe kiti ngwiki. Yesu ati ndagukijije nyine, ariko ntubivuge. Kibembe kiti data we uvuze ngwiki. Yesu ati ndavuze ngo ikibembe kiti n'ukuntu bari baranjugunye ukabunzanye mu rugo. Kibembe kiti nacece kibindi ariko ineza ungiriye. Umpaye
agaciro, bari baranyambuye agaciro bagihari, unkuye ku gasi bari baravuze ko ntazahava bagihari, Kibembe kirabwa ngo ibisina biceceka. Barokore inshuti zanjye mwese munkurikiye, ntugaceceke imirimo n'ibitangaza Yesu yakoze. Tangariza shitani umubwire ngo kuko umwami Imana. Subu muranyumvise? Shitani nakongora akakubwira ngo biracitse, uzamubwire ngo mu ijuru baracyadoda. Reka nkubwire ikizatuma ukomera, jurebera Imana mu byo yakoze. Subu muranyumvise di? Hoya muranyumvise? Igituma ukomera nuko uzajya uhora urebera Imana mu byo yakoze, uvuge ngo n'ibyo itari yakora izagira gute? Mubembe ati naceceka ibindi, ariko aho nkuye nta muntu wari kuzahankura. Ntabwo ibi bintu nabiceceka. Umubembe ngo kubiceceka biramunanira, avuga ibyo Yesu amukoreye, ngo abantu baza ari benshi, abantu baraza barabyigana. Yesu abonye abantu ari benshi ngo yigira ahantu hitwa Kaperinawumu, yinjira mu nzu, ariko ngo bimenyekana. Yesu twicaye imbere bimenyekane, oya munyemerere bimenyekane. Ntawe ugwa imbere ye, ahubwo imbere ye turahakirira. Muvuge ngo amen. Bantu bumva ngo niyari, abantu bakavuga ati yewe agenda atadukozeho. Abandi bati ko twumvishe ngo atanze imikati, abandi bati ko twibutse ko yakije nyirawo kwa Simoni, ngo bagenda bari kwiruka ari benshi, ariko ngo hari ikirema. Kikirema cirirwaga cicaye, ngo kibona abantu bari kukinyuraho kiti muri kuje, abandi bati widutesha umutwe, tugiye hano hirya i Kaperinawumu. Kirema kiti byagenze gute? Abandi batececeka, Yesu ni yari. Kirema kiti yewe data we, uwambukanye n'Abisiraheli inyanja araha hirya, uherutse kuzura Lazaro araha hirya. Abandi batarahara, ariko weho ntiwahagera. Hari abazi guca iteka, va ku bantu. Hari bane Yesu yagusigarije. Siko mutanyumvise ra? Va ku bantu, hari bane Yesu ngo ntuza ntiyansuye, ngo ntuza ngo bantuza byari ngombwa ngo bagusige, kuko bane baracari inyuma. Ufashijwe natere haleluya. Nahamagaye umugabo wanje nijoro kuri telefone, nti sheri tuzantu njyamye, tujyamye ndi ni muri hoteli Amena. Hari bane kwa kane nari ndi mu masengesho, Imana yambwira ngo hari ivuga butumwa ry'umugisha riri imbere yawe. Mama uri umunyamugisha, kandi uzakuvuma azavumwa, uzaguhiga azapfa. Imana irambwiye ngo ntabwo yari yagukoresha, ubu nibwo iguhagurukije ngo igukoreshe. Nijoro naraye mpanuye ko nabonye muri kubaka. Icantangaje rero, njyamye muri hoteli ntaneretswe rata mukozi w'Imana, ntaneretswe. We havuze ariko ko bimeze guca mu ijuru bizaba bimeze biti. Nandi kugira akabazo gatoya ngahamagaza telefone yari iraho mbere y'igitanda, da nkabona bari kuza bari bati ushaka iki? Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Ndinginga iteraniro ryose gutunga ibiganza hano, muvuge ngo Imana imuhe umugisha. Amasezerano Imana yambwiye yanyuriye muri we. Hari bane Imana yadusigarije.
ikirema kikabona bambaye bodaboda kiti mugiye he, bandi bati widukereza, n'abambaye umoja umwe babiri batatu, papa haguruka, ihangane uhaguruke, mbonye usimbutse urwobo rurerure, Imana irambwira ngo kubera ko waje, Imana ikongereye kubaho, mbonye abantu bagushatse barakubura, Imana irakorosa barakabakaba, Imana irambwira ngo ubona musimbukije urwobo kandi abarucukuye batarapfa. Rambwira ngo mumbwirire ngo muhagazeho ntabwo azapfa nk'umupagani. Imana irambwiye ngo kuko waje akira ubugingo buhoraho kandi gufasha ukuboko ikwambukije iyi minsi ubwo itwaye benshi, weho ntabwo uri mu baragenda. Muracyafashwe we? Muri kunkunda? Yari yarabimbwiye iyo iguhinduye ubuki buri wese yifuza kukurigata. Ndi gushaka kuja kuri tuwarete nkabona abantu bari aho ndi gukandagira bari kuhanyereka, ariko Yesu ukubera Imana. Ntabwo ari amashuri, ntabwo ari amafaranga, ikindi kandi ntabwo ari aho tuvuka. DJ nukubera Imana, nukubera ikiyemwe, ntabwo ari imiryango, ikindi kandi ntabwo ari kavukire, nukubera Imana. Murekeraho. Irambwiye ngo ninkubwire ngo izanywe no kugushigikira nubwo abakurwanya batabura, ariko irambwiye ngo ikuvugiye aho utashoboraga kuvuga. Mbonye hari ahantu wari uri gukomanga banze gukingura, ariko ngiye kubona kubera kuko umwami Imana mbona baribwirije barakingura. Imana irambwira ngo ngiye kumunyuza aho yarari kubona atashoboraga kunyura, mubereye rekomandasiyo. Aha, bivuze neza? Nta gifaransa nzi rero, nkavuze neza. Perutse kwerekwa ndi kubwiriza bari kunsemurira. Iri joro ho sinababwiye ngo neretswe imbere y'Imana, nabonye ngo hari abantu muri kwimura. Siko mutanyumvise di? Mureke mbabwire, nta muntu urengerera Imana. Mvuze ikinyaruhengeri. Nabonye nijoro hari imbago marayika ari kurandura, nkabona ari gutera intambwe. Imana irambwira ngo hari abantu begeyeyo kugira ngo Imana iture. Nashaka bafite menshi, bose ntiherutse kunyirukanira umurozi. Tore mbese aho ntuye hari hatuye umurozi, nahageze ndi gukodesha, nabwo ari abandi bari kunkodeshereza. Pamaze iminsi mike umuntu araza arambwira ati aha hantu ukodesheje nyiri igipangu ni umurozi. Iyo uhakodesheje ahitaga kwicira umwana cyangwa we hakakwica ugapfa. Mbwira uwo muntu ngo nje nzasenga. Ati ko n'abasenga biciragara. Amaze kubimbwira nahise mfata umwanya wo gusenga. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Amasengesho ni umutungo wimukanwa. Siko mutanyumvise di? Nijoro mfata umwanya wo gusenga, mfatwa n'umwuka wera. Nje buri saa 9 mba ndi gusenga, n'umugabo arabizi. Ndasenga, Imana irambwira ngo zenguruka icumba urimo.
ndakizenguruka. Irambwira ngo sohoka uje muri saro, ndahazenguruka. Irambwira ngo sohoka ujye mu cyumba cy'abana. Nari nkodeshe anegisi y'ibyumba 2 na saro. Ndagenda ndakizenguruka. Imana iti sohoka ujye hanze. Njya hanze ndahazenguruka. Ngiye kumva numva umurozi avugije induru. Amasengesho aduha ubuzima gatozi. Uzi ko mutagifashwa di? Avuze induru, ndasenga, avuze induru. Imana irambwira ngo mwana wakomerezaho, nanjye ndasenga. Imana irambwira ngo usenye ubwami bwa Satani, nanjye ndakomeza ndasenga. Imana irambwira ngo ukoze ibyananiye abandi, nanjye ndakomeza ndasenga. Imana irambwira ngo sohoka uzenguruke igipangu. Naho mu yandi magambo yari iri kuhangabiza. Gipangu ndakizenguruka. Ngiye kumva numva umusaza avugije induru. Imana irambwira ngo ja kuryama, umurimo urawukoze. Irambwira ngo ariko mu gitondo araza kukuroga. Naguha umukono ntumuhe, kubera ko ashaka kukwica. Nanjye nti ndabyumvishe mwami wanjye. Ndagiye ndaryamye. Maze kuryama kare numva arakomanze. Umugabo wanjye yari indembe. Umugabo wanjye yararwaye aremye. Ariko Mana, kuko umwami Imana izantabara, nico gituma ntamwara. Ndabyuka ndakingura. Umusaza arihuse ati uraho mada? Ati waramutse? Ntimwaramutse. Ariko ni kugira neza uje uritwara nk'abakiri. Bakira ntago bagira amenyo. Avuga ati okay so. Ntimwaramutse? Ati niko mada? Ati kutari kunsuza? Nti Imana yambujije. Ati niko mada? Ntabwo uri umurozi? Nti ndi umuhanuzi. None se wanyemerera ukamvira mu gipangu kagusubiza amafaranga yawe, kandi abandi ntiyayabasubizaga? Ahubwo barahamusigaga bakagenda n'amafaranga bakayamusigira. Njewe atangira kunyinginga, wanyemerera nkagusubiza amafaranga ukajya gukodesha hano? Nanje nagasuzuguro nifata nki. Nabwira nti muze, wanyemerera ukimuka nkahagura? Umusaza umujinyura mujya arangije arambwira tumva mada, reka nkubwire, uramara iminsi 3 utimutse hano, nudapfa uzamenye ko ntari umurozi. Noneho nifata n'amaboko abiri ndamubwira nti muze twumvikane, aha nintahagura uzamenye ko ntari umuhanuzi. Tuzareba Imana izashigikira umurozi ikimura umuhanuzi. Umusaza abadayimoni bikuzimu bahagurutse mbareba. Asubira mu nzu ahekenyame. Nanjye ndagenda ngeze mu cyumba, umutware ati niko sheri. Nanjye nti shu. Kutonganye n'umurozi ubu ntarakwica. Ntihumura, nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa, ahubwo ngiye kumuregera yampamagaye. Nahamagaba mama tubana muri groupe, tuja mu mazi Byumba. Nkigera Byumba mu mazi, barokora Imana yaciriho. Nabonye umugabo usanzwe araza, aravuga ati mwebwe, ati mwababyeyi mwe, ati wowe munini. Kwa munini rero nabyo ni byiza, ugaragaraga mbere. Haze ntuzi ko imbwiye ngo ningubwire ko ikurinze guhuma. Bari bakoherereje ibintu bikagutera guhuma. Kandi kurinze na kanseri yo mu maraso. Ikindi mu mara yawe Imana ikuyemo ikibazo. Ikindi ikurinze kurwara impyiko, amaguru yaragiye kubyimba. Ntabwo uzaba ikimuga, uburame Imana yakwemereye ntabwo buvanze n'ubumuga. Mbego reti haleluya. Noneho rero abarambwira ati wowe munini va mu mazi uze nkubwire. Nanjye naraje n'ifiyeri, nambaye udukweto twitwa kuko umwami Imana izantabara. Nakubisemwe agatambara kavuga ngo abazi Imana yabo. Uzi kanzu nayo nambaye, hahirwa bafite mu mutima inzira z'igisiyo. None arambwira ati mama ntikarame,
gusenga kwawe kumviswe. Taka kanya se tukiva mu rugo wazanye ibyifuzo bitatu ndiko mfite byinshira naho rata izi by'ingenzi muri iri teraniro Imana igusubiriza iby'ingenzi. Arambwira ati cyambere umugabo wawe yararwaye Imana iramukije nti amina nari nkimukeneye amena. Nosi uretse ibirayi njyaho wagize ngo sindi uruhinja 38 ndacamukeneye da. Ujura ibwiza ukuri izi ko dutuye mwisi muraho. Ati cya kabiri mufite ideni mwananiwe kwishura kandi koko ryari rihari. Iryo deni twari twararitejwe nuko umugabo wanjye yarwaye. Imana irambwira ngo iryo deni ndaryishuye. Ndavuga nti amina. Ati cya gatatu nde mu gitondo nti umuntu gukodesheje nti yego. Uziko Imana igifite abahanuzi we amenya ko nkodesheje. Yakubwiye nabi nti yego, yanagututse nti wareba. Imana yabyumvise nti yabyumvise. Ati yanababaye nti nagize ngo ninje gusa wababaye. Noneho hantu yakubwiriye nabi irahamunyaze, irahagutuje. Ikimenyetso kundi Imana ishiraho n'ibimenyetso. Ukigera Nyabugogo nti yego, uritaba telefone y'umugisha. Ayayaya akimara kuvuga guco nahise mfata inkweto ndambara. Mbwira baturi kumwe mu mazi nti ndataje. Bati kugiye nti Imana ivuganye nanje. Bati kari weho muhanuzi sinone ndiradon ndi namwe mwihanurire ndataje. Niba uvuganye n'Imana vaho muvuganiye uje guhura n'ikivuze. City couple guys. Ndimo mbona marayika ari gufotora iteraniro. Mbonye amafoto. Imana irambwira ngo buri wese uri mu iteraniro wemereye Imana nk'umwami n'umukiza. Imana yifotoranijwe nawe. Mbonye amafoto. Imana irambwiye ngo ni ifoto y'urwibutso ku munsi mubu uzayibutse, aho rukomeye uzayibutse, abana babuze amashuri uzayibutse, Minervare yabuze uzayibutse, uri ku kibuga cy'indege uzayibutse, ibyo bibyimba ufite mu nda uzibutse Imana iyi tariki. Mbonye Imana ifotoranwa n'abantu bayo. Irambwira ngo ni ifoto y'urwibutso. Ngwino hano. Egera hano. Subu sinatinze we. Hagararaho. Imana igukuyeho urupfu rutunguranye. Warugiye kuryama bugaca wapfuye. Niwibuka neza uribuka inzozi uheruka kurota. Imana irambwiye ngo warose inzozi mbi zinagukura n'umutima n'uyu mwanya ufite ubwo. Imana irambwiye ngo igukuye mu rupfu ikuzanye mu buzima. Nta buzima wari ufite, wagendanaga ubwoba, wikangaga urupfu mu matwi yawe. Ariko yera haguruka. Uko hagurutse niko usimbutse urupfu. Maze wubahira Imana aho abantu bari kukureba naho batari kukureba uyubahe, kuko ikongereye iminsi yo kubaho. Igire kwicara. Nahise nambara inkweto ndatega. Nageze Nyabugogo barokore Imana iriho. Numva telefone irasonye. Nakoze mu mufuka ndebye mbona ni nimero yo hanze. Nitabanye ifiyeri ko umuntu wavuganye n'uje uravugana n'Imana, uje uritabana ifiyeri. Ariko Mana nitabanye ifiyeri ndi alo
ni wowe Nyirapasika ndiye ego tinaragukunze ntiwarakoze. Iyo ikwemeye ikwemeza abatakwemera. Ego Mana bimaze igihe, ahubwo ndi kubona mwabifashe nk'aho ari bishasha, ntabwo mwari mubizi. Birantera kuzagaruka vuba. Mwankunze zagaruke vuba. Iri kumbwira ngo ngiye kwimukira i Kigali, nkabona nzaje ndateranira. Aya mavuta mufite wagize ngo aroroshe. Sinaje nzi ko ejo nzataha. Mwakwicecekera. Iyi Mana edotiske la hoprizanen. Iyi gihe kigeze ntiwarasha imigeri, ntiwatera imigeri. Muraho. Ahita ambwira ati naragukunze ntiwarakoze. Ati rero nashatse kukugurira fanta. Uba muyihe banke? Nabaga muyihe se? Ukona nambaye gusha nk'umusirimu ukibwira ngo ni ibya kera. Ni iby'ejo bundi. Ni iby'ejo. Nubu nsigaye nzi no gusanisha. Ukona ntazi no gutega neza we. Ukona ntasa n'Abanyakigali. Haleluya! Kuko Umwami Imana azantabara. Umumama witwa Esteri yigeze kumpanura mfite imyaka 18, arambwira ngo mbonye uri guhanurira amahanga. Abo twari kumwe bose barahumura, baravuga ati mukecuru aravangiwe. Bava mu mwuka. Abatara azahanurira iki? Ati mbonye uyu mwana mubona ari pikinyeri. Aha, namwe niko muvuga pikinyeri. Aha. Ati mbonye muri we harimo ibiti byera byinshi. Kuko Umwami Imana izantabara, nico gituma ntamwara. Abanoshanye uwo munsi nabo baba bari gushiramwe amayinite ngo bumve Nyirapasika ari kubwiriza. Iyo nuriye bisi mbonaga abantu bari kunoshana batuzi kari we, bati niwe di, batuzi kari we, batuzi nukubera Imana. Wari warabitubwiye, turi gusenga wari warabitubwiye, kuri Kanyarira wari warabitubwiye, kizabonwa hose wari warabitubwiye, mufite ubute. Arambwira ngo bamuye nta banke mbamo. Bigenda bite? Ndi mu nzira ningera mu rugo ndagusubiza. Amina. Nageze mu rugo mpamagara umupapa wadukodeshereje. Nabwira ndi hari umuntu hanze wambwiye ngo shaka kungurira fanta, none mbigenze bite? Mbigenze gute? No bwa mbere nari ngiye kwakira amafaranga yo hanze ntimwandenganya. Arambwira ati zana telefone yawe nkwereke. Abaramwandikiye arambwira ati mva rero shira kuri telefone nta kibazo araja kuri banke iyo ariyo yose. Mu minota miki nagiye kona mbona muri telefone yanje yanditsemo imibare. Ntabwo nigeze nongera kumwereka, ahubwo narirutse kuri banke. Ndiruka ngeze kuri beka ntido. Jira ati nibiki sindidore. Ati nibi ndireba. Ati sini ntisoma ariko. Mukurere ati na amafaranga avuye muri Canada. Ati wafotoje irangamuntu si? Ntibayifotoreza. Ati fata n'igipapuro hariya wuzuze. Ndagenda nfotoza irangamuntu, ndangije mfata igipapuro ndabwira ubunduzuza hibiki. Ko ntazi ibyo kuzuza, ntiwandenganya. Ariko ndashimira Yesu utaturebera muri kavukire. Ico uzaba cyo kiraruta huvuka. Semimans ico uzaba cyo kiraruta ahuvuka. Ndavuga nabo bantu baransuzugura. Bambonye umupapa nawe uje muri banke, banabwiye ntumva. Ti rero ntinibagiwe rinete zanje. Kandi nta rinete nambara.
none kwandika biri kunanira, none wamfasha ukanyuzuriza? Ati zana nkwereke. Haranditse vuba vuba, arangije ati ngaho haje hariya kuri gishi, mba ndirukanse ndi donti narangije. Bati tuyagwe mu madolari ndicaha mu manyarwanda. Ku mutima ndi by'amadolari sinabyiviramo, ni mu manyarwanda. Ngikona mbona bari guterura ibibandari, nkabona ari guterura. Uyu muntu yampereza utwanje nkagenda ari kundatira amafaranga yose ya banki, nkabona teruye ikindi, nkabona teruye. Uwo turi kumwe nawe ngandi niko uyakora hano cyangwa ntahakora? Ndati kariwe hubwo mukurura. Mbona teruye ikindi, mbona bibaye 8 bigerekeranye. Yampereza utwa amafaranga yose ya banki ari kuyandatira. Noneho arambwira ati mada, ati ngo sinya hana te amafaranga yawe tuyashize mu manyarwanda ni 8,000,000. Nikubise hasi, gusinya byarananiye. Aba turi kumwe muri banki bati Yesu we, bati umudamu arwaye igicuri. Bati niko mada usanzwe urwara igicuri? Ndi nuko ntamenyereye abantu benshi. Nta sakoshi nari najanye, nayashize mu gitenge. Kwambuka umuhanda byarananiye. Nyakubaho umushumba uzansuri, kwambuka umuhanda byarananiye, kuko iri kuje iwanjye wambuka umuhanda. Nandi kubona igara ndi munyonzi ndihavuta ngonga, nabona umumata ndi mata ndi. Ati mama, ati nari nakubonye kubukire buraryana. Ya 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 ya. Nubona ko mbyibagiwe, Yesu uzanyibutse byabyuya byawe wabize kubwanjye. Nibutse ntuye ku Kabatwa muri Nyabihu, mupapa umwe w'imusanze yaransuye, kuko inzu nabagamo yari ibitobore, yaravaga, imvura yaragwaga, mu nzu hakuzura amazi. Haje kundeba, yari yambonye ndi kubwiriza, arankunda, arambwira ngo nzagusura, ngo agere iwanje abura aho yicara, aragenda yicara mu modoka ararira, ararira, aravuga ngo Mana, n'abantu bameze guca buryo urabakoresha. Ndashimira Imana ko yantabariye i Musanze. Nubwo nzimukira i Kigali, ariko i Musanze nanjye ndi umukire. Nose ubwo umugore ufite abapangayi barenze 8, ubwo ndi umukene. Dore mbese no mu mbuga ni sima, gore inzu yose ni amakaroda. Kandi rwose turi gushira sima mu nzu, dufite abana 3, nge n'umutware twagwaniye umukoropesho. Mwebwe muravuga ngo ni rakerete. Akambwira ati zana ndebe, ati zana ndebe uko bimeraga. Ati ni guca si bimeraga. None ubu turi mu makaro. Amena. Kare umushumba nanje yankunze. Nta kintu canejeje nkuko bavuze ko ntawuzaga hano rimwe. Mbese mfite fieri kejo bundi ndagaruka. Ndaja ndagenda ngaruka. Nageze mu rugo rero, kiyageza mu rugo umutware yararwaye. Arambwira ati nose uvuyeyo nti nangahe? Nti nibi byose ntabwo kuvuga umubare byari byanani. Ati ibi byose ni ibyacu. Ni ati ubwo biradusaba gukinga cyane. Twafashe amajerekani dushira ku rugi, dufata amasorori, dufata amatasi, imbeba riri gutamaka tutumba mwabisamba mwe, niba ari amafaranga yacu tunayarinze. Amena. Umutware yari indembe, ariko yarebye amafaranga akaja arisetsa, yakize nta na paracetamol anyweye.
iby'ubugari byo nzabibabwira ejo. Amen. Abatari bazi uwatekeye Imana ubugari ni njyewe, nzabibabwira ejo. Muracyafashwa? Amasaha yagiye noneho rata. Aho rero, aho twari dukodesheje ubu ni iwanjye mu rugo. Inegisi nari nkodesheje birimwe abapangayi, nubatse mwandi mazu. Inzu nini yari irimo yari ishaje, duherutse kuyivugurura. Amabati nayakuye mu ruganda, nigiriye ku ruganda. Nigiriye he? Nayagezweho. Agize ngo ni dumuzazi. Ajya ngo ni dumuzazi niki? Nayagezweho da. Nashizeho shokora. Imana arambwiraga ngo nguhaye shokora, nanjye nti amina, ariko ntabwo nyizi. Muzansure, mfite inzu y'ibyumba 5 na saro na saramanje. Amariyoneri, haleluya. Uri mushuti wanjye, nagukunze cyane. Hanyuma rero, aho twari dukodesheje ubu ni iwacu mu rugo. Ndashimira Yesu, umugabo yarakize, nta kibazo, ni umujene. Hanyuma sitotrice nka sobdentai hedi toski saola obiskano pizent. Mbonye marayika ari guhereza buri wese icyangombwa. Cyari cyanditseho ngo nduwawe nawe uri uwanjye. Mana irambwira ngo ni ikimenyetso. Zenida, Imana ihaye abantu bateranye, ibahaye urwandiko rw'ijuru. Imana irambwiye ngo niyitabaye abantu bose bateranye muri uyu mwaka. Zini idisco pen, bwira umutima ngo tuza, kuko iri joro ntabawe n'Imana. Ikirama kiti niko uwa Yesu mugiye kureba, ni wowe ndakije nyirabuko wasimana, abandi bati ni we, ariko wowe ntiwagerayo. Ikirema rero ngo bagisigaho, ariko haza abagabo 4. Ikirema kibabonye kiti namwe mugiye Kaperinawumu, abagabo bati niyo tugiye. None si ko abandi bansize, mwebwe mwanyikorera. Abagabo barabwirana batumva, tugire gukererwa, tugire no gusiga iki kirema ku nzira. Aravuga batumva rero Yesu tugiye kureba, iyo abonye ufite imirimo myiza agutabara mbere y'abandi. Amena. Bati ntabwo abaza umuntu amasaha, ahubwo amuhembera ibyo yakoze. Ndafashijwe. Ntabwo abaza umuntu amasaha, ahubwo amubaza imirimo yakoze. Twitanga mu isi birandikwa, imbere y'Imana burya tuzibukwa. Abo wagaburiye biranditswe, abo wambitse neza biranditswe, mbere y'Imana burya tuzibukwa. Imirimo y'abera izibukwa, imbere y'Imana izibukwa. Ntabwo Imana izabara imyambaro wambaye, ahubwo izabara iyo wambitse abandi. Abagabo bati dushingiye ko Yesu atabaza umuntu amasaha, ahubwo areba imirimo umuntu yakoze. Babwira ikirema bati abandi bagusize, ariko twe ntituragusiga. Ngo bashaka ingobyi, ubwoba nibushire, hari 4 Yesu yagusigarije. Abankurikiye mwese, Imana irambwiye ngo nimuhumure, hari 4 Imana yasigaje. 4 ntibasigana, 4 ntibakubaza ubwoko, 4 ntibakubaza amashuri, hari 4 Imana yasigaje. Ngo baramuheka, bamugejeje Kaperinawumu. Umva icyambere, ngo bahuye n'umubyigano. Abashaka viza badashaka ijuru,
abashaka imikati badashaka kuyitanga, ngo wari umubyigano, turi mu gihe c'umubyigano nshuti. Naringize ngo nkubwire ngo ntucogozwe n'umubyigano, igikuru ni Yesu waje gushaka. Kandi burya umubyigano si ikibazo, kuko Yesu ari inyuma y'umubyigano. Uzi ko mutanyumvise di, ikibazo si umubyigano, ile bone draye, igikuru ni Yesu uri inyuma y'umubyigano ngo atabare umuntu umaze kubyigana. Bagabo barabwirana bati ntitwagira kuba twavunywe n'iki kirema ngo tugisubizeyo ugikiza ari mu iteraniro. Ngo bati umubyigano si ikibazo, mureke dushaka ubundi buryo. Yesu ashimwe. Reka kugushwa n'ubusa, mureke dushaka ubundi buryo. Twaje gusenga Imana itanga uburyo, twaje gusenga Imana ifite inzira, twaje gusenga Imana ishigikira abasenze, twaje gusenga Imana ishigikira abagore, igashigikira abagabo, igashigikira abakobwa, igashigikira abasore. Mureke tuyikomera amashi. Bane bati mu madirisha nta nzira no mu miryango, reka twurire dutobore. Abari mu mubyigano rero bashaka imikati badashaka kuyitanga, batumva mbese inzu y'abandi si mugiye kuyitobora. Abagabo bati Yesu asumbye agaciro amazu. Yesu yatanga inzu ariko inzu ntiyazana Yesu. Siko mutanyumvise de, nyamara tugeze aharyoshe. Abari kubyigana bati niko ubu muri kubona nyirabikari yazanye ijeto ya saa 4, Semateke afite ya saa 5. Abagabo bati Yesu ntakangwa n'amajeto, kuko mu mahanga yose umwubaha agakora ibyo gukiranuka aramwemera. Ndashimira Yesu utarebera ku majeto, subwo wamukomera amashi. Abagabo bahita baririmba ngo iyi nzira itagaragara akaba mu kabwibwi, Yesu ati nge ndi kumwe nawe ujye umuhanga amaso murekeraho. Barurira baravuga tugiye gutoborera haringaniye n'ahari, kuko twibeshe tugahushwa twasubizaho iki kirema tuciwe. Kirema kiti nanje mba mbirenganiyemo. Ngo bari yaranja, uwo muri kumwe mundebere mu maso mumbwire ngo yaranje utoborera ahari. Uzakomera ibiguca intege bihari, uzakorera Imana. Bavuze ko bazagutenga ya mbonye ihembe ryuzuye amavuta, haguruka. Mbona bayagushusumuyeho, kabona amavuta ntari gucika, kabona amavuta ntabwo ari gucika, kabona amavuta ntabwo ari gucika. Mana irambwira ngo irakwimitse, 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 irakwimitse. Mushumba nagwa ikaze mu bandi bashumba hoshe, ndahanuye. Nukuri kw'Imana nivuganye nanje. Siti kopela gentoske saugone dies. Bonye buri wese yambikwa isaha. Mana irambwira ngo birasobanura ngo ni igihe. Ni igihe ambara iyo saha, baguhaye amezi, baguhaye imyaka, bavuze kutazarama, akira isaha uhawe n'Imana, bivuze ngo izagucura igihe ibishakiye. Abarozi bataye agaciro, komera Imana yacu amashi. Umusaraba niwo bendera ryacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo ni utuneshereza.
ugiye gushingira, wongere ushingire, wongere ushingire, wongere ushingire. Imana yaguhagurukije nk'umukozi yemera zonedrene. Ugiye kujya uhanurira abantu amasezerano nayasohoze. Mwumve iki kinyarwanda mutambeshera, mwumve ururimi mvuze mutabyumva ukundi. Mbonye ari guhanurira abantu amasezerano akaba nari uyasohoza. Mutiki ntabwo mvuze ko ari Imana, ahubwo azajya aravuga ngo Imana iguhaye imodoka itaguha kontaki. Ubwo wagaba imodoka ntayugira? Uzi ko mutanyumvise di? Ubwo wagaba imodoka ntayugira? None avuga ati wi ra sasu asandi amina. Mbonye uhawe inzu ahita akubwira ati akiri icyangombwa cya burundu. Ndabibonye nzanabihamya, n'uzampamagara nzamubwira ko ari yeri binyeretse. Niko Imana imbwiye. Mbonye wubaka amazu. Hajya baravuga ngo ni departement niki, ariko mwendenganya nta gifaransa nzi. Muranyumvise? Nta gifaransa nzi ariko mvuga gake ndi uvatishe Monique. Qu'est-ce que c'est? Kavuga na Kongereza ndi I love you. Shingira amabuye Mana kandagire murekeraho kuko burije. Ugiye gushingira, wongere ushingire, wongere ushingire, wongere ushingire. Ntabwo uzacura, uracabyara. Ndavuga abana bo mu mwuka, uracabyara, uracabyara. Imana iguhaye itorero mu Bubirigi, Imana itanze itorero Zenedrene Sanse. Mbonye uri kuja kubwiriza Abarabu, mbonye uri kugenda mu ndege, aho ugeze ukahashinga idarapo, aho ugeze ukahashinga idarapo. Imana irambwiye ngo iguhagurukije nk'intwari mu maso y'abari bazi kutazakomera. Abagabo baringaniza aho Yesu ahagaze, babwira ikirema bati rero dore turinganije naho Yesu ahagaze. None rero wakirema we, kirema kiti pereza, nawe uriya aranje tugiye kukunyuza hejuru, kumanuka ntituramanukana nawe. Uriya aranje ugusha umutwe gumeneka. Kirema kiti mukubita imfubyi mwiyibwiriza kurira amena. Mupfa kuba mwangejeje ahari. Uwonje gushaka ndamuzi, ndamusobanukiwe, imirimo n'ibitangaza akora ndayizi. Bati rero ubu tugiye kukumanura. Ikirema kiti nta kibazo nditeguye. Abagisize cicaye, abavuze bati nkawe se wabona kuri Yesu, babona ngo baragiteruye. Dufite Imana idusubiza agaciro abatwambuye agaciro bagihari. Mureke ngasubiremo. Dufite Imana idusubiza agaciro abatwambuye agaciro. Ikirema cyari yarangije kimanuka kiri kuririmba kiti ubwo umwami Yesu ankunda. Kiramanuka neza n'imbere Yesu ngo pa. Umva icyakozwe, ntawe ugwa imbere ya Yesu. Umutima uciye bugufi Yesu ntabwo awirengagiza, ngo ahita abwira abaraho ngo mwegereyo. Bandi bati dore nje mfite akajeto ka saa 9. Yesu ategerayo. Ndamushimira ko muri benshi amenya uwashaka. Iyo abishaka akorera mu kimenyane. Siko mutanyumvise di? Ntabwo arobanura ku butoni ariko aratonesha. Ngo abegezayo ahita abwira ikirema ngo mwana wa umva, ibyaha byawe
kirema kiti nayo naje no kuri kanyarira. Yesu ati kanyarira ndazitegeka ntabwo zintegeka. Ibyaha byawe urabibabariwe. Ngo abaraho biburanya mu mitima, soma hepfo urabibona. Bavuga bati uyu muntu ubabarira ibyaha nindi? Ngo bariburanye. Yesu amenya ko biburanije, aravuga ati niko kubabarira ibyaha mubonye ari byo bikomeye. Ubwo mubonye ari byo bikomeye, wakiremawe byuka wikorera uburiri bwawe. Uzi ko burya urusaku rutera Imana kugutabara n'igihe cyo kugutabara kitaraga. Urusaku ni ifirimbi yibutsa Imana kugutabara mbere yo kugutabara. Komera Imana yacu amashi. Gusakuza ko bakuvuga abavuga ngo ntibigukwiriye, ibyo nibyo bitera Imana kugutabara. Umva, urusaku rwa Penina ruherutse gutuma Imana itabara Ana. Hari agatabo mperutse gusoma k'imfashanyigisho mu bantu bahanuriye Ana ko azabyara. Penina arimo, kandi Penina yabihanuye atazi ko ari guhanura. Yafashe abana be arangije arababwira ati mugende muje kunya kwa iriya ngumba, mugende munye no mu muryango muhanye. Utwana turaba tuti no munzu. Penina ati mugende muhanye. Utwana ngo turanya turatondekanya. Tumaze kunya turagenda. Hana sohotse asanga umwanda uruzuye. Hana ahise azamura amaboko avuga ngo ndagushimiye Mana ko n'umwanzi wanje amenye ko nzabyara. Siko mutanyumvise di? Ubu si iyo Hamana atikuza, Morodekayi yari kuzava ku irembo rya ridore mbese. Ngo baranyanga ngo baramvuga. Urusaku rw'abakuvuga ni ifirimbi itera Imana kugutabara. Komera Imana yacu amashi. Twerekeza ku musozo. Ikirema cyarahagurutse cikorera uburiri. Abagisize cicaye bagihaye inzira. Siko mutanyumvise di? Kuko umwami Imana izantabara nico gituma ntamwara. Hombeka amaso yawe mwakire neza ijambo ry'Imana.